Amahoro y'Imana, imigisha y'Imana n'ubuntu bwayo nibyo duhora tubifuriza. Ni Hot News TV nibiba bikomeje kugenda bisohoka mu bitangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibibera aho dutuye, nkaba mboneyeho kubaha ikaze kugira ngo tubane mu makuru twabateguriye muri aka kanya. Mbonereho gushimira wowe warangije gukora subscribe cyangwa se abone, kandi nawe utari wabikora nyamuneka uyu ni wo mwanya kugira ngo bikore utazajya ucikwa n'amakuru yacu, dore ko twabijeje ko tuzajya tubagezaho amakuru ya nyayo, amakuru atari ibihuha kandi tukirinda gushyiramo umunogerezo. Reka mbabwire ko rero tugiye kureba inkuru ibabaje cyane irimo kuvugwa mu karere ka Bugesera, aho abantu bagera kuri bane bamaze kwitaba Imana. Ariko reka tubabwire aba babiri. Mu karere ka Bugesera rero mu kiyaga cya Rweru haje kuba hakurwa imirambo ibiri y'abagabo babiri, akaba ari imirambo yabonwemo mu minsi ibiri ikurikiranye. Wakwibaza ngo byagenze bite kugira ngo aba bantu bagwe muri ariya mazi, basangwe muri ariya mazi mu minsi ibiri ikurikiranye? Byagenze bite? Niyo nkuru tugiye kugenda turebera hamwe, wiyumvire uko byagenze rero kugira ngo aba bagabo uko ari babiri basangwe mu kiyaga cya Rweru cye bapfuye. Bikaba byarabaye mu minsi itandukanye ariko ikurikiranye, tariki ya 14 na tariki ya 16. Urumva ko ni iminsi yegeranye neza cyane. Nk'uko dukesha ibitangazamakuru bitandukanye inkuru, bigaragara ko umugabo witwaga Nzabandora Celestin w'imyaka 62 na Manizabayo Jean Bosco w'imyaka 31 aribo baje kuba bagenda bakurwa muri kiriya kiyaga bapfuye. Amakuru akavuga ko ku ya 16 Mata 2026 Nzabandora Celestin nibwo yaje kuba yarohama mu mazi. Bikaba byarabereye mu murenge wa Rweru, akagari ka Kabatima. Amakuru akomeza avuga ko uyu mugabo yari asanzwe ari umurobyi, aho yarohamye ayagiye kuroba birangira aguye muri icyo kiyaga arapfa. Ubuyobozi bw'umudugudu bw'akagari bw'umurenge ndetse n'inzego zitandukanye bahise bahagera, baraza barareba basanga uyu mugabo yarangije kwitaba Imana, bamukuramo gutyo bajya gushyingura, ariko yarangije kwitaba Imana. Ntago ari uyu nguyu gusa rero, kuko umugabo witwa Manizabayo Jean Bosco w'imyaka 31 nawe yagiye guhinga, avuyeyo asanga aho kwambukira iteme ryacitse kubera amazi menshi cyane yari ahari. Uyu mugabo yagerageje guhita yumva ko yakwambuka akoresheje uburyo bwo koga, arabigerageza biranga, yagezemo hagati birangira nawe yitabye Imana, abarapfuye. Ari uyu nguyu wa mbere rero n'uyu nguyu, inzego z'ubuyobozi zikaba zarahise zihagera kugira ngo zirebe uko byagenze, zirebe niba hari ikindi cyateye urupfu rw'abo bagabo, ariko zisanga nta kindi. Umwe yapfuye ariko ari kuroba, undi apfa ariko gagerageza kwambuka kugira ngo agere aho ataha, ariko birangira byanze, agezemo hagati ahita yitaba Imana. Ngayo nguko rero amakuru arimo kuvugwa hariya mu karere ka Bugesera. Urumva ko ari inkuru ibabaje, ariko nta kundi, reka tubifurize iruhuko ridashira, hanyuma imiryango yabo yihangane. Nk'abana b'abantu nta kindi twarenzaho usibye gushaka uburyo twiyakira, hanyuma ubuzima bugakomeza. Ndabakunda cyane rero, mukora ibisabwa tujye tubasha kubana umunsi ku wundi.